Hano rero dutangiranye agafilime kacu n'umugore witwa Stella, akaba yari Mukase w'akana k'agahungu. Ahangaha rero akana Abereye Mukase yaragafashe akuriza esikariye zo kuri pisine, arangije akajya agakomera amashyi ati urira mwana wanjye, ati kandi uze gukomerezaho rwose ugende. Ese uno mugore kameze nkaho ashaka kugira ngo kano kana kajye muri ino pisine, kandi mu bigaragara ntabwo kazi koga, nta nubwo yigeze akambika yashashi yatuma kareremba. Ahangaha rero nta kindi cyabaye, yahise yigendera. Akimara kwigendera disi akana kateye urutambwe kajya muri pisine. Hano hari umuntu rero waje ameze nk'umumarayika, ariko nanone ari mu ishusho y'umugore, akora muri ya mazi yo muri pisine akana kinjiyemo cyangwa se kakandagiyemo, ahita ayagira urubura rwose rukomeye cyane. Arangije rero nta kindi cyabaye disi akana kagiye hejuru ya mazi, iyo wa mumarayika ahinduye urubura gatangira kugenda kagenda. Ndetse hano bongera kutwereka wa mumarayika arimo gusa nkaho ahamagara akana ati ngwino ngwino mwana wanjye, ngwino komeza uze nta kintu uri bube, ibyo Mukaso akwifuriza nzajya nkora ndi maso, cyangwa se nzajya nkora ndi kukurinda mwana wanjye. Hano disi mu bigaragara uno mumarayika ni mama w'aka kana. Akana nako rero karebye imbere, nimba karamubonye ntabwo tubizi, rero kahise gakomeza gutambuka disi kakajya kamureba ndetse kakamwitegereza cyane. Undi nawe arimo kugahamagara ati ngwino mwana wanjye. Hano rero hari undi mukobwa nawe wibereye ku muhanda, asa nkaho naho agira aba, hari akarindazi rwose yari yitoraguriye atangira kukarya. Arangije uko ari kukarya yishimye cyane akajya avuga ati wow, ati mbega akantu karyoshye, ati rwose kararyoshye cyane ndumva byishimiye. Uko yicaye aho ngaho rero arimo kwishimira ibyo arimo kurya, hari undi muntu waje wambaye ikanzu y'umweru, uwo nta wundi ni wa mumarayika. Arangije yahise amushikuza rya rindazi yari arimo kurya, arangije amaje kurimushikuza undi nawe aravuga ati ese uriya muntu ntwariye ibyanjye ninde? Ati garuka umpereze irindazi ryanjye yewe wiritwara, dore niryo nari nifitiye ryonyine rwose niryo bampaye, nta n'ikindi kintu mfite cyo kurya. Ati ese ko mbona utansubiza ugakomeza ukagenda, untwariye ibyanjye kubera iki? Ahangaha rero umukobwa Ana nta kindi kintu cyabaye, yahise ahaguruka. Amaje guhaguruka akurikira wa mumarayika. Uriya mumarayika yitwa Rusi. Arangije akimara kumukurikira rero, hano uko yagiye akurikiye marayika ngo arebe ahanyuze, yaje hano asa nk'ufata ku gipangu kugira ngo yurire, kubera ko yari yabonye yuko ariho na wa mumarayika wamukururaga cyangwa se wamwatse rya rindazi rye ariho yaciye. Akizamuka ageze hano hejuru y'igipangu, yahise abona disi kakana k'agahungu kari hejuru ya pisine, ariko karimo kararira cyane ndetse karimo karagerageza kumanuka za esikariye zo mama we wa mumarayika Rusi yasize amukuyeho. Uko arimo kurwana no kuzimanuka rero disi hano wa mukobwa Ana yarabibonye, aravuga turiya mwana rwose arahita agwa kandi aragwa nabi, bishobora kumuteza ikibazo gikomeye cyane. Yahise asimbuka igipangu cy'abandi yituramo imbere. Amaje kugwamo imbere rero yahise aza yirukanka aza guterura akana, atangira kukamanura ya ma esikariye. Amaje kukamanura ya ma esikariye rero, hano ni ukuvuga ngo yaragakijije. Ni ukuvuga ngo uno mumarayika ahubwo rero wa mama we niwe ubikoze kugira ngo uno mwana abashe kumukiza, cyangwa se Ana abashe kumutabara, kuko nyine nta kundi kuntu byari kugenda. Hano rero Ana yarebye inyuma ye, akimara guterura umwana ahita abona wa mumarayika. Aramubwira ati oya, ati ntabwo bishoboka. None se Rusi wowe uri hano ukora iki? Ati ko tuzi ko wapfuye, uri hano ukora iki? Ati oya, ati none se ubundi kubera iki urimo kureka umwana wawe agaca muri ibi ngibi kandi mbona umeze nkaho uriho? Ni ukuvuga ngo we yaramubonaga akamubona nk'umuntu nyine uriho muzima, kubera yuko noneho yari arimo no kumuvugisha akamubwira ati rwose njyewe urabizi nyine naripfiriye, atari ko umwana wanjye arimo guca mu bihe bitoroshye. Ati rero ndagira ngo rwose uyu mwana umureberere, ati kandi umwiteho, kubera yuko igihe cyose azajya aba ari mu kibazo cyangwa se ari mu bibazo, kubera yuko ari umwana mutoya kandi atashobora kubyikuramo, nzajya nza nkuhamagare nyine uze umfashirize umwana. Ati kandi nizere ko utazabyanga. Ako kanya Rusi yahise abura. Akimara kubura rero
hano barakwereka Stella yasohotse mu nzu, wa Mukase w'umwana nyine yasohotse mu nzu, akigera hanze ahita abona umwana ateruwe n'umuntu, ati hoya nizere yuko ibyo ndi kubona atari byo. Ariko hano umwana disi Ana yaramuteruye rwose nta n'ikibazo yifitiye. Akibona rero Ana yahise avuga ati wowe kandi atese wongeye kugaruka muri runo rugo gute ko nzi yuko wari warahacitse. Hano rero Stella yahise yirukanka ajya kwirukankana Ana, amaje kumwirukankana uko Ana yarateruye umwana, kumbi na papa w'umwana nawe yahise aza. Akimara kuza rero hano umugore Stella cyangwa se Mukase w'umwana yahise atangira kuvuga ati sheri, ati dore uno mukobwa yaragiye kutwibira umwana, ati niyo mpamvu nari mwirukankanye, kubera ko n'ubundi ishusho cyangwa se ibyo amaso ye yamuhaye akibabona yamubonye umwe ari imbere ateruye umwana, undi nawe ari inyuma nyine arimo kwirukanka. Arangiye ati rwose nari ndimo ndamwirukankana, yaratwibiye umwana. Ati ngewe uno mukobwa sinzi ikintu ashaka hano, ati ibaze ko yinjiye hano mu gipangu asimbutse, ati nta n'umuntu wamukinguriye. Arangiye aramaze ati none se wa mukobwa we ni iki kikuzanye hano, ese urashaka kutwibira umwana? Undi aravuga ati hoya, ati rwose nyakubahwa sinabikora. Hano rero umugabo yahise avuga ati rero nimba uzi ubwenge sinzongere kukubona hano muri uru rugo, sinzongere no kubona isura yawe n'umunsi w'umwe, ati kubera ko ninongera kukubona uzaba ufite ibibazo. Hano rero Mukase yahise yigira nkaho rwose afitiye impuhwe umwana. Arangira avuga ati sheri, ati rwose umwana wacu tugomba kumurinda, ati urabona kubera ukuntu ari mwiza cyane byashoboka yuko rwose abantu baba bamureba bakumva bamwiba, ati rero nyine tugomba kumwitaho sheri wanjye, umwana wacu tukamurinda. Kandi twamaje kubona yuko ari Mukase. Hano kandi twamaje kubona yuko uno mugore Stella ariwe ushaka ahubwo kugira ngo ahitane uno mwana, ariko mu buryo ashaka kumuhitanamo aragira ngo bizagaragare yuko atari we wamwishe cyangwa atari we wamuhitanye. Disi uno mwana ari mu bibazo bikomeye cyane, kandi na papa we ntago abizi byose, nta nubwo azi ibiri kujya mbere. Wowe utarakora subscribe rero banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu dufilime twacu nyine tw'ubutaha. Hano barakwereka umunsi wakurikiyeho papa we yagiye mu kazi, nanone yazanye umwana mu muhanda amuhereza utuntu tw'udukinisho, arangije aramushuka, umwana ajya mu muhanda neza neza, imodoka yari imugonze habuze gatoya. Hahandi nawe yarebye ukuntu imodoka ije, arangije ahita apfuka mu maso, kumbi wa mumarayika yari yaje. Arangije imodoka dore ibintu yahise ayihinduramo, agakinisho. Umwana aho yicaye mu muhanda, ariko urumva nyine ntago ibintu byari bikemutse, hashoboraga kuza n'indi kamugonga. Hano rero Rusi yahise aza abonekera Ana, arangije aramubwira ati Ana, ati narinje kukureba, gerageza wihute cyane rwose ugende utabare umwana, nanone ari mu bibazo. Arangije yamubwiye ahantu ari, Ana ahita agenda yirukanka. Naho wa wundi uko yari yipfutse Mukase Stella yari yipfutse kugira ngo ataza kubona ukuntu bagiye kumugonga, kumbi ibyo ngibyo ntabwo byabaye, ahubwo Ana nawe yahise aza yirukanka kugira ngo amukure mu muhanda hatagira n'indi modoka iza kuza rwose ikagonga umwana. Ahangaha rero wagira ngo ni maji rwose zirimo kuba, mu buryo uno mwana arimo gutabarwamo rwose n'uburyo butangaje cyane. Mu gihe rero ibyo byose byari bimaje kuba disi, barakwereka hari imodoka yaje irimo kuvuza amahoni maremare cyane. Uko irimo kuvuza amahoni rero nta wundi wahise usohokamo, kumbi yari papa wa mwana, ari we mugabo w'uyu nguyu Stella, Abereye Mukase uyu mwana. Arangije akimara kuza yahise avuga ati sheri, ati wakumva ukuntu uno mukobwa nanone musanze yaragiye kongera kutwibira umwana, ati rwose sinzi ikintu uno mukobwa ashaka ku mwana wacu. Umugabo yahise avuga ati rero, ati reka mpamagare polisi. Akivuga polisi anahise abitekerezaho, atekereza n'ukuntu ari n'ubundi ari umuntu wo ku muhanda cyangwa se ari umuntu bamwe bafata nk'inzererezi, ahita avuga ati hoya nyakubahwa, ati reka ngende rwose wikirirwa uhamagara polisi. Gusa ariko yagiye amaje kubwira Mukase w'uyu mwana, amubwira ati ubugome bwawe uko byagenda kose rwose buzajya hanze umunsi umwe. Hano rero ikindi cyabaye hano rwose barakwereka
ubwo bari baryamye umugabo ndetse na mukase wa kakana ari we Stella, hano yakomanze umugabo we arangije aravuga ati ati kumbi yasinziriye, ati noneho reka njye kunoza umugambi wanjye, uriya mwana noneho uyu munsi nta muntu uri bumutabare muri iri joro. Byari mu masaa 8 saa 9 z'ijoro. Hano rero nta kindi cyabaye, disi yaraje aza mu cyumba cy'akana aragaterura, amaje kugaterura akajyana mu muhanda rwa hagati neza hahandi murabizi neza ukuntu mu masaha ya nijoro cyane haba harimo gutambuka imodoka, ariko akenshi abo bantu rwose batwara mu masaha ya nijoro usanga rwose biba bigoranye cyane, kubera ko haba harimo n'abasinze, abafite ibibazo bitandukanye, abari kuri pressure z'akazi, mbese uba usanga nta muntu ugenda gakeya muri uriya mugoroba cyangwa se muri ririya joro. Usanga abantu benshi kandi bari kugendera ku muvuduko ukabije, ku buryo uno mwana bamugonze noneho byahita birangira rwose nta n'ivumbi batoragura. Hano rero yamutaye mu muhanda, akimara kumuta mu muhanda ahita anigendera. Urebe urwego rw'ubugome uriya mugore afite. Akimara kwigendera rero, hano wa mumarayika ari we mama we yahise abibona, arangije ahita aza abyutsa Ana, aramubwira ati Ana, umwana noneho ari mu bibazo, ari mu muhanda, atari ko ngiye gukoresha amaji mu koherereze, wowe uhita umutabara imbeho yere gukomeza kumwica cyangwa se yere kumererwa nabi. Ana afunguye amaso arebye imbere ye, nyine ko akunda aba yigamiye ku mihanda, yahise abona akana karimo kuza. Arangije nta kindi cyabaye, yahise agahamagara arakabwira ati umwana ngwino hano rwose. Amaje kugahamagara akana nako kahise kaza disi kamusanganira, ariko ubona gafite imbeho ndetse kanababaye cyane. Ubona nyine ari akana ubuzima rwose bukomeje kukabihira cyane, kubera yuko kabana na mukase utakifuriza kubaho n'isegonda rimwe. Wowe rero utarakora subscribe, ukomeza ukore subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu dufilime twacu twiza cyane, kandi wowe ukomeza kudukurikirana rwose turagushimiye cyane. Inkunga yawe ni ingenzi, turabakunda cyane. Reka duhure rero mu gace k'ubutaha aho tuzareba ese uyu mwana byaje kugenda gute, kubera ko urabona papa we yaje kumureba aramubura. Ese noneho bigiye kugenda gute ibya Ana, Stella ndetse na karakana? Reka dukomeze duhure ubutaha.